umugoroba mwiza rero turagarutse mu makuru yihutirwa hano ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburundi nabwo reka ntago turi bubusige, Uburundi bwakarariye ndetse nanone kandi uyu muyobozi w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba yamaze koherereza impano y'akataraboneka mugenzi we aka Never. Iyi mpano ni bwoko ki? Iravuga iki? Ese yajyanywe nande? Byifashe bite? Hano ku mirongo y'imbere y'urugamba ahangaha muri Puezero aho twereka tubabwira Bwana Pacifique byifashe bite? Ubu tuvugana ngo harimo haracuwambaye wa mugabo we kambabwiza ukuri kw'Imana. Nyamara ngiye nkunda kwizanira ibintu by'umugani abantu benshi bakavuga ngo niba ngo wibutaracya ngo wibutarira ngo mwamukaso abo mwande sinzi ukuntu babivuga muze kumbwira. Ubu tuvugana jyu byihorera oya ndabizi nuko mbabwiye ngo bambwire muri comment utabizi jyu byihorera ntawuzi ushaka nguvuge wose se kandi nibarije abakunzi bacu umva ratu tuvugana. Igisirikare cy'u Burundi kibwiye ko Kongo ari nyina ugihetse ariko burya cyasanze atari icyanyina ahubwo ari cyamba mukase wabo. Ni ukuvuga ngo rero ubu tuvugana babuzaho bararabaraye babundabunda bitewe n'iki rero bitewe nuko twirwaneho na M23 bayishotoye aho yari yibereye none ubu tuvugana ibintu bakoreye na amateka. Ese bigenze bite iri joro ko tuheruka tubabwira ko twirwana iri mu nkengero? Ese yaba yinjiye Puezero mu buryo bwa nyabwo? Ndaje mbibasobanura neza cyane gatanu kuri kagenzi kako hagataho kandi bwana Fisi mu mujyi wa Vuyira mu ngani w'abanyamurenge nibo bakunda kuvuga ngo hari ikiborogo. Ubu tuvugana hari indi operation ikozwe mu ibanga ibayeho ndetse hari amakuru nakira avuga ko hari abandi batasi b'abarundi bapfiriye hariya mu buri nta bundi buryo na bumwe M23 ifite mu gihe itaragera Uvira atari uburyo bwo gutega zambushi ndetse no gutera udutero shuma ikoresheje babatekinisi babo budushoka utuyuyuza amapistoli biki byose imigozi reka sinakubwira byose ibyo byose baba bitwaje. Abo ngabo nibo bonyine bafite bo gukora operation hano muri Uvira honyine. Yes, no mu yandi makuru tugiye kuza tubagezaho reka tubahe ikaze burya gukora like ni ibintu byiza cyane ubu duteye inkunga ikomeye cyane. Bwana Pacifique reka turambura amakuru yacu tuyahere ahangaha muri Puezero. Intare za Salamu Amadubu ubu tuvugana aba bana baratojwe ariko mu gace bamaze kurwaniramo kare turi kuvuga yuko imirwano imeze nabi nko mu birometero nka bingahe ngewe niyo makuru nari mfite ngewe uba makuru yandinzanye aka kanya butuvugana nuko intare za Sarambwe zashoboye kubegeza imbere nanone hafi n'agace kizingiro bahora barwanira ahangaha iyi Puezero. Ni muri centre mwizino mu birindiro bikuru nta irindi zingiro ritari nubundi izi defense aho zishinze za FARDC nizo nubundi ndi kuvuga kuko nizo M23 nubundi yahozemo. Yego ahangaha ubundi M23 zinjiyemo ari za FARDC nubundi sanze zishinze barahashinze izo defense none M23 imaze kuhafata izigira izabo nabo barongera bazikura nabo barahaba. Hashije igihe nanone FARDC kazi ibitero bitewe na zino drone z'aba mercenary kubera drone urumva ntago M23 agombaga kuhaguma kandi bari kugabwa ibitero bya drone kandi yarani ku misozi iri hejuru cyane hano itegeye. Rero M23 biba ngombwa ko ikuramo abasirikare bakora reprise strategique basa nabigiye inyuma ariko ntago cyari igisobanuro cyuko bavuyemo mu buryo bwa burundu ku buryo kibatakongera gusubiramo. Dore ikintu kibayeho rero muri iri joro amwe mu makuru nkunganiye maze gukurura ayo twari dufatanyije nyine dukurura mu kanya wa Mutara maru kuduha makuru. Maze kumenya neza ko kare burya ibitero byabuye bibaho ahanini twirwanaho na M23 bazengerejwe n'ibitero bya drone ariyo mpamvu yatumye batabasha kugera muri Puezero mu buryo bwa nyabwo buro official. Ariko muri iri joro bavuga ko bari kurwanira mu mwimbere nyine bahageze binjiyemo bararwana ariko kubera bino bitero byabaye ngombwa ko basubira inyuma kuko izi drone zazaga zikarasa kure M23 apana kuzajya kurasa kure FARDC. FARDC rumva yari ifite support yari ifite ubundi bufasha mu gihe M23 nta bundi bufasha yarigeze gute yari ifite gahunda zabo za rukurwana bagangana n'abasirikare rero birumvikana kuba bakongera bakavuga ati reka tuwe dusubiye inyuma aya masaha bimeze nabi ahubwo turaza kugaruka dufite aho tubategeye. None anga rero abakomando nababwiraga bamanutse bagiye za Kiriba
subibuka na za Runingo. Abangaba nibo bongeye bakazamuka bitewe n'igitero kibayeho cya Kinshasa, bananiwe kwihangana baroga ati M23 ni turari ruhande biraza kurangira bukeye twisanga muri Poezero tutakirimo. Biba ngombwa yuko rero bongera bakagaba ibitero kuri M23 ngo barebe ko bayipusa bakayisubiza inyuma mu bice byo hepfo. Hanyuma afande Makenga ndetse n'uwo bita afande Rugabo, niba ari Rugabo numvise bambwira ngo ni Bigabo, ni Rugabo gutyo, ni Rugabo afata umujinya w'umurimbo ranzuza aravuga ati burya kabiri mu rugo rw'umugabo rwose ntibibaho, ntago nagasuzuguro gakomeye cyane. Hanyuma rero nta kindi kibayeho, Makenga isatanga itegeko ryihuse cyane. Abasirikare biwe bari muri Poezero bari bagiye epfo za Kiribana za Runingo, ayisabwa ati musubire gato muzamuka hano za Runingo za Runingo ni hafi cyane na za Poezero, ni ibirometero bike cyane ukahita wikubita muri Poezero. Atavuga ati mugiye gutanga support kubufasha, hanyuma bahita bazenda bajya gufasha bagenzi babo. Ubu tuvugana ramwe mu makuru mbazaniye yibanga aya masaha nta drone ziri gukora hano, hari gucu wambaye aya masaha nta drone ntazo kuko ntibamenya ngo baraza kura M23 cyangwa baraza FARDC. Biragoranye kumenya aho baherereye, kereka bari kugenda sinzi ukuntu bakure M23 amenya ngira hanga kandi nta aya masaha nijoro zira drone ntizikamera neza cyangwa zisikana uko bikwiye. Hanyuma rero twirwaneho nayi mu 23 ubu tuvugana neza mu marembo muri Poezero hafi n'izi defense za FARDC gusa bari uzano bageze hari ahantu hari isoko, hari akantu kameze nk'agasoko hano muri Poezero. Iyo ukarenzeho gatoya ni nka metero nka magana 7 kugira ngo ikubite hari defense za FARDC aho ziri. No kuvuga ngo kugeza maginga yanga rero bushobora kuza gucya tubabwira andi makuru. Gusa nanone kimwe nkuko bushobora kuza gucya tubabwira ko M23 asubiye inyuma bitewe n'impamvu runaka, so bajya bagira gutya bagasubira inyuma bitewe n'ibyo bari kubona mu rugamba. Gahe gukora nuko bimeze bwana Fisi aya masaha urugamba rwa kotanye. Amakuru mfite se ko bataraye hano mu isoko. Amakuru mfite ko bataraye mu isoko. Kandi nawe rero kandi bazamutse amakuru bayaduhaye namwe bazamutse bagapusa abasirikare be FARDC bakabare hano hafi n'akagasoko. Amakuru yandi ngewe nongeye kwakira ahamwira isoko baje kurivamo, ahubwo aba bana b'intare za Sarambwe bagiye bagota inzira zose aba ba FARDC bari kunyuramo, ariko bazigota bari hejuru mu misozi. Ngo Makenga ngo yavuze ngo barare mu misozi barekereje, sinzi icyo bagiye kurekereza hanga mu misozi. Kubwiza ukuri bwana Fisi kuko navuze ngo yo butarira mwamukaso aba mwanyuko kugeza amaginga yangaya iki gisirikare cya FARDC cye sinzi uko biri buze kugenda, ariko sinavuga ngo President baraza kwiraramo, ariko nkubwiza ukuri M23 ubwo nta drone ziri mu kirere aya masaha ntago twaza ngo tumeshoninga ngo twanarize cyangwa ngo kuko ntago tureba nk'Imana ngo tumenye ngo araza kubiki. Ariko ikintu nkubwiye cyo dushobora kuza kwitega ibintu bibiri hagati yuko M23 iza kurara igeze za Poezero cyangwa se yasubiye inyuma kurushaho yari nyine. Ndabyumva nibyo pe ko bimeze nibyo, ariko ngiyewe igihari niyizi neza. Akwenda ntago navuga ngo nkizi neza 100% kuko nanjye bampa makuru ntariyo. Ariko amakuru ngewe angeraho ambwira yuko abasirikare bari kurwana hariya muri Poezero ndetse n'abandi bavuye hariya mu isoko rihari bakazamuka bakajya hejuru byose kimwe bakazamuka bakajya mu misozi aho bitegeye ibi amarembo yose ayinjira nasohoka hano muri Poezero. Ahangaha turi kwibaza ese ni igiki aba basirikari baharindiye ko M23 bababwiye ngo babe baretse kuhava? Nta kindi kintu baba barindiriye rero bwana Fisi gite nkwisubiriza. Ahubwo kintu barindiriye n'itsinzi nyine. Ahubwo ariko se ko nubundi babikoze abantu babireba nenge kuvuga ngo tumenya amabanga yabo. Tumenya amabanga ko nubundi aho bari biragaragara. Ndetse nukuvuga ngo bari maso biteguye ko nubundi bashobora kubona aba basirikari ba FARDC na Wazalendo nabandi bose bari kuzamuka iyo misozi rwongeye kwambikana iri joro. Cyane rwose kandi abo bahanganye nabo si impinja si n'abana kuko hari ibikorwa byajya bakora bihambaye ugasanga rimwe na rimwe bakubise mu vetro yabaye ngombwa kisubira inyuma. Nubwo ibimenyetso bigenda bigaragaza ko M23 impamvu yasubiye inyuma ari ukubera izi drone, kubera ko zino drone kurwana nazo bura ntago byoroshye bwana Fisi. Kuko ngiyoza ku musirikare M23 yakabaye ngira Kinshasa, ahubwo ikibazo nuko hazakivangamo suko 25 kundi mwanya akajyamo drone. Ndashaka kuza kumenya mu gitondo nimba ko kabasirikare bashowe kuresista bakarara kuri iriya misozi bambwiye. None se urumva barayiraramo kimwe nkuko bushobora n'iki bamenyereye ibihuru n'amashyamba, kandi ubwo urugamba ruri guhinana
urugamba rw'inanire gatwirwaneho ntabwo iri bureke none se bano bakomando Makenga azamuye ukeka ko baje gukina ntabwo baje gukina nyine baje guhangana ubu tuvugana rero kuko bazi ko aduye nta miyaga ari bubashyiriremo nabo nta miyaga bagomba kubashyiriramo ahubwo bagomba gushyira ikintu nge natekereje ni kimwe bagomba ahubwo bo kurwana kuko bazi uko bitari buke iza drone zigaruka bagomba kurwana ahubwo bagagira ko akantu bakuramo bakakararana bararamuka bagize drone zije ndakorahiye noneho barabasubiza mu birometero nka 100 icyo nanjye ndi kukubwira nyine nibaramuka bukeye uyu mugoroba niho bakoze udukoryo basa nabegera imbere ho gatoya bitewe nuko bwari bwije urugamba rusa naho rucumbitse nibabahamagariye ngo dufate pause tuzasubukure ejo ntumbaze ubundi reka nkubwire uko bano basirikare ba FARDC badahagarara ni nako n'abakomando ba M23 batari buhagarare ikindi cya kabiri jewe ndi kubona kuko bazi icyo FARDC ishoboye amasaha erege ubu tuvugana ngiye sinatinya kuvuga ko ari ukuntu bari kubarushamo akantu k'imbaraga bitewe n'izi drone bari gukora erega wibivuga rero nabo witinya kubivuga oya niko bimeze ariko rero nabo bari kubarusha imbaraga ku buryo bugaragara bari kubarusha imbaraga pe ariko hari ubundi buryo nabo bafite bwo gukemura bino bibazo ubundi Makenga arabufite ariko nikiza ko ashobora kuba afite icyo arindiri kuko nimba barabakuye muri mwe kabiri Makenga kongera ejo bona akavuga ngo bavemo kandi koko wanamugani ni witangiye itegeko ni muvemo ngo muvemo araza no gutanga irindi ryo kuvuga ngo musubiremo ndibaza ashobora no kongera agatanga irindi tegeko akavuga ngo muvemo aritanze niyo bazana drone 5,000 ahubwo sinzi ikintu bari gukora buriya oya ikintu ubundi je sinakubwiye kare mu makuru ikintu bari bategereje je nakibonye namaze kucyanariza kuko aba bakomando bamanutse ntago baje kuryama no guseka dore ukuntu bimeze bari bategereje yuko akagahe aba basirikare ba MONUSCO bari buze cyaba atari buze bategereje confirmation dutegereje natwe ubu tuvugana nge itangazo rya MONUSCO rigisohoka yuko ihagaritse ingabo zayo zari buze yara muri Uvira bitewe n'ikibazo cya FARDC banze kumva Abarundi n'Abazarendo bakavuga ati duhagaritse kohereza ingabo zacu ndakurahiye pe iyo Uvira mwumva iyi Bukavu mwumva ibi za Poezer izo za Baraka na za Karimi n'indi migi mujya mwumva yose rwahinaniyemo ewana ndababwiza ukuri ko Makenga ari buvuge ngo izi drone barazirasa bareza kamikazi nose abantu barashe gisangani kuti batarashakare bishoboka ko Uvira riri buze no kubanza none kuko kuba MONUSCO yahagaritse impamvu yumvikana yuko igomba guhita kigira gute oya ntago MONUSCO yahaguruka ntago irahagarika kuko ntatangaza irasohora urumva wenda ariko nayo yamaze kuvuga yuko ntago irarisora ariko nayo yamaze kuvuga yuko mu gihe bari abatipe bakirimo ntago bashoboye kuzayo kandi nabo bamaze kuvuga ko ahubwo bazanarasana na MONUSCO nitemera ko babanamo neza rero ubwo urabyumva nawe kandi MONUSCO nayo nta kanya noneho ko mutakaza ashobora kuba ari kubishushoza ngo arebe umwanzuro buve kuri MONUSCO ubwo hari amakuru y'ubutasi ndi gukurura nkasanga Makenga rukuntu afite mu kuboko ko kuza gukomanyiriza aba bantu ngo ntibaze kumvikana na MONUSCO ngo kugira ngo akunda yaba yananakweza iriya ngabo zabo hariya muri Poezero kugira ngo bajye kureba uburyo ki Uvira bayi ubundi ni ukuvuga ngo hano hari strategy ziri gukoreshwa mu rugamba bantu mwumva ko Poezero bayifashe hari abantu nabonye batangiye kugira ibintu by'amarangamutima bakabazwa ngo nuko M23 isigaye ikora ibintu itabiteguye neza ndababwiza ukuri ko uyu mugabo atajya yibeshya dore impamvu atajya yibeshya ushobora gusanga impamvu niwe yitangiye itegeko aravuga ngo muve Poezero mwibuke kandi kare we yatanze itegeko akavuga ngo muve Uvira ahangaha hari ibintu bibiri nge namaze kubona ya planinze ahangaha uburyo bwo kuva muri Poezero ni uburyo bwo guha motivation aba basirikare ba FARDC kugira ngo biyumve nkaho bagiye no gufata Bukavu n'indi migi noneho nibaza kureba ku ruhande rundi baza kuvuga ati ese nitureka MONUSCO ikinjira biraza gutuma urugamba rwacu tusa n'abaruhagaritse kandi dufite icyizere cyuko tugiye gufatana za Bukavu n'ibindi bice byose noneho bikaza kuba ngombwa yuko bahita bavuga biyumvamo ibintu by'ibaraga Makenga uko nguko ni kari kugenda tsinda mu kuntu none nibamara kwiyumvamo ibaraga baraza guhakanira MONUSCO nibahakanira MONUSCO nibireka baho barahagoye M23 yo kugira gute yo kwataka M23 barita bayireka nkuko Amerika yasabye kuvamo mu miji ikavamo none M23 iraza kwataka ivuga ko iri kwirwanaho bitewe n'ibitero bya drone yego tayari Uvira Tombe ibi bice byose muraza kumva ngo kuko niba ari igikoresho M23 nge nakuruye amakuru usanga ifite ibikoresho n'akandi gakoresho
Irabisanganye byinshi cyane, irabisanganywe ibyo yakuye he na he hose, ibyo hora ifata amakamyo yagize gute yashimuse, ibyo batse Monusco n'ibyo batumiza hirya no hino, ibintu byinshi cyane aho babikura ni henshi, ibyo bakayizo za Wazalendo bande bose abiripotinze babizanye ngaho nuko byose nuko bimeze. Tujye mu yandi makuru rero. Mu mujyi Uvira nari natangiye mvuga ko ngo hari ikintu kidasanzwe kibereye, sinzi mu makuru wayakureho wenda ngo uyababwireho cyangwa nta kibazo yavuge. Mu mujyi wa Uvira rero dore ikintu kibaye muri amasaha mugoroba, ubu tuvugana mu buryo butunguranye, hari amakuru atugezeho bwana Fisi avuga ko nanone hongeye kugaragara abandi basirikare bapfuye mu buryo butandukanye. Abangaba ntibishwe n'isasu, abangaba nta cyuma cyabishe, abangaba nta buryo busanzwe, ni bwa buryo busanzwe tujya twumva ngo bapfuye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ahangara birakekwa ko hari hoteli bari barimo, kandi aba n'abasirikare bakomeye n'ubundi, bivugwa ko harimo n'umumajoro umwe, abandi bari abasirikare bandi basanzwe ba FARDC ariko tutaramenya ngo bari bafite inshingano zihe, ubwo turabitangaza amakuru ya mu gitondo. Ahangara rero babasanze ku muhanda wo muri Uvira ariko werekeza ku mipaka y'u Burundi. Ahangara niho basanze baryamye ari abasirikare bageze muri bane bose bahasize ubuzima, kandi bikaba bikekwa yuko barogewe muri hoteli bagapfiramo, barangiza bakabatwara mu ibanga rikomeye cyane bakabarambika. Ahangara niyo mpamvu tuse tuza kubabwira aya makuru y'igitaraganya muri iri joro nuko bigenze bwana Fisi. Mu yandi makuru twihuse cyane, Antoine Felix Tshisekedi nkuko twa tumaze kubivuga yoherereje mugenzi we Neva ibaruwa yanditse n'intoki, nimba ari mashini yanditse nimba ari niki, yamwoherereje ibaruwa muri bwa buryo bwa kera twakundaga gukoresha bwa envelope, ariko amakuru atugira ngo ni iby'igitaraganya byihutirwa cyane, ngo ntabwo byari byo kuvugirwa kuri telefone. Yemeye ngo arabyandika, arangije arafunga, ahereza umuntu avuga ati fata indege ujyane ibaruwa hehe i Bujumbura. Iyi baruwa mwakabyara mwe ni yiki? Natwe byaducanze iracura iki ntituzi ibiyirimo, ariko ngo icyo yavuze ngo ihute, birihutirwa. Abo ni abamutabaje ko byamukomeranye Kinshasa ibya ya mitwe cyangwa se byazakudeta ntiwanamenya, cyangwa se wenda aramubwira ati ingabo zawe kugiye gusohora, wenda yarembye amubwira ati muvandimwe wanjye, akaba ari impamvu wenda yabanze kubicisha mu bundi butumwa ngo atagira baza kubutangariza. Ubundi ni ukuvuga ngo wenda yashoboraga kubivuga kuvuga gutya kuri telefone bakamwumva, abantu wenda bakamwumva ari kubivuga, cyangwa se bakabona abana muhakinga, dore ko telefone zose ari hacking. Ibyo rero yavuze ati reka nkoreshe gakondo, arandika. Rero ibaruwa yihuse cyane yageze ubu tari igisiga cyagurutse, ubu yageze i Bujumbura, Igitega niho Neva muri iyi minsi. Yewe nayibajijeho cyane kugeza ubwo umugabo afata akandika, ntabwo byoroshye. Turaza kumenya, reka dukomeze dutegereze turebe ko tuzamenya ibigize gute, ibyatangarijwe cyangwa se ibyo yamwoherereje ibyo ari byo. We hari ukuntu bano bagabo batagira amabanga bakunda kwita batangaza cyane ko Neva yumvamo icyubahiro kirenze, bavuga ati buriya Tshisekedi buriya ninjye wamutabaye urupfu, jya akunda kuvuga ko ari utabaye Kongo. Yes, rero reka tubashimire, tubifurize kugira umugoroba mwiza, tubabwira ko aho amakuru yarari cyane urugamba aho rwari rumihinamiranye cyane ari hano muri Poison, niho mwumvishe twakomeje kwibandaho cyane, ndetse no muri Uvira mwumvishije ibyaho uko byifashe, iby'abangaba bahotowe mu buryo runaka, ndetse n'ibya Tshisekedi mwabyumvishije uko yaba yatumye kuri mugenzi we aka Neva. Byose rero ngayo ngoko nandi makuru yiriwe avugwa hirya no hino twagiye tuyababwira mu yandi makuru yashize. Reka rero tubifurize kugira umugoroba mwiza. Ciao ciao, bye bye.